Shalom, shalom, bakunzi b'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo akuzwe. Ngarutse gusangira ijambo ry'Imana namwe. Kuri uyu munsi nagiriwe ubuntu. Ubu rero ngiye gutangira niragiza amaboko y'Imana kugira ngo Mwuka Wera amfashe. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe, nkwereka kano kanya keza umpaye. Ndiho ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye, unshoboze kuva ntangira kugeza nsoza. Mwami ndakwinginze kugira ngo uduhishurire amabanga ari muri kino gitabo, utwigishe ubwenge bukirimo, kugira ngo ugushaka kwawe gusohozwe ku buzima bwacu. Mwuka Wera, ndakwinginze kugira ngo ungide, ndi mikoro yawe gusa. Utwigishe amabanga ari muri kino gitabo, tubashe kugendera mu bushake bw'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye, amen. Turakomeje mu itangiriro, turacyari mu itangiriro. Uno munsi turasoma mu itangiriro 49. Turahasoma hose. Rero umuntu ashaka kumva igisoma nk'iki, bigomba kuba ufite umwanya uhagije kugira ngo usesengure, jyewe nawe dusesengure amabanga ari muri kino gitabo, dusesengure ibyiza biri muri kino gitabo, bishobora kugufasha kandi nanjye bikamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Rero bisaba ko ureba iyi video ufite umwanya, ubifitiye umwanya utiruka. Nibyo bifite kukugira akamaro. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma mu itangiriro 49, niho tugeze. Abashaka kumenya ibya mbere byatambutse, ni ukureba andi mavideo nakoze kuva ku tangiriro chapitre ya mbere. Itangiriro 49, umutwe w'amagambo uravuga uti: Yakobo ahanurira abana be ibizababaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati: nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isirayeli so. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware. Kuko wuriye uburiri bwa so, niho wabuhumanije, yuriye indyamo yanjye. Simeyoni na Lewi ni abavandimwe. Inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Mutima wanjye, ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa. Bwiza bwanjye, ntugafatanye n'iteraniro ryabo. Kuko bicishije abantu uburakari, bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi. Umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro.
nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba kw'ijosi ry'abanzi bawe. Ukuboko kwawe kuzaba kw'ijosi ry'abanzi bawe. Bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare. Urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda. Inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye. Nyirayo ataraza. Uwo ni we amahanga azumvira. Aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu. Amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Zebuloni azatura ku kibaya cy'inyanja. Azaba ku kibaya kiriho inkuge. Urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Isakari ni indogobe y'inyamaboko, iryamye hagati y'ingo z'intama. Abonaho kuruhukira ko ari heza, n'igihugu ko ari cyo kwishimiramo. Yunamishirije urutugu rwe kwikorera, ahinduka umuretwa utegekwa icyate. Dani azacira abantu be imanza, ubwo ari umwe mu miryango y'Abisirayeli. Dani azaba inzoka mu nzira, n'incira mu kayira, irya ibinono by'ifarashi. Uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Uwiteka, ntegereje agakiza kawe. Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera abirukane abakurikire hafi. Kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoha neza. Azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Nafutali ni ibuguma ry'isha izituwe, avuga amagambo meza. Yozefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko. Amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane. Ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ntwari ya Yakobo. Niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'Ishobora byose izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda, imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yozefu. Mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Benyamini ni isega ritanyagura mu gitondo rirya umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Abo bose ni imiryango y'Abisirayeli
uko ari 12. Ibyo ni byo se yababwiye abasabira umugisha. Umuntu wese amusabira uwe mugisha. Yakobo ategeka abana be aho bakwiriye kuzamuhamba. Arabihanangiriza arababwira ati, ngiye gusanga ubwoko bwanjye muzampambe hamwe na data na sogokuru mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni umuheti, mu buvumo buri mu isambu y'Imakipera iri imbere y'Imamure mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni umuheti. Nibwo bahambyemo Aburahamu na Sara umugore we, nibwo bahambyemo Isaka na Rebeka umugore we, kandi nibwo nahambyemo Leya. Ya sambu n'ubuvumo buyirimo bwaguzwe ku Baheti. Yakobo amaze kwihanangiriza abana be, asubiza amaguru ku rutara. Umwuka urahera, asanga ubwoko bwe. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Amen, amen. Murumva rero ahantu tugeze, ahantu irino jambo rigeze. Kuri Itangiriro 49 haratubwira ukuntu Yakobo yahaye umugisha abana be. Yabahaye umugisha, mbega yababwiye mbese ibintu bizababaho muri kazoza kabo. Yakobo yari se wabo, ariko yari n'umuhanuzi. Yari umuhanuzi. Niyo mpamvu Imana yari yamuhaye umwuka w'ubuhanuzi, niyo mpamvu yashoboye guhanurira buri mwana we wese. Murumva ko donc yari afite abahungu 12. Abo bose yarabahanuriye. Murumva, kandi nk'uko mwabyumvise, nubwo ari abana 12 bose, buri mwana wese afite destin yiwe. Yari afite nubwo bavukanaga, ntawahuzaga n'undi. Buri mwana wese afite umugisha we w'ubundi bwoko. Nta migisha yahuraga muri abo bana be bavukanaga. Buri wese yari afite igeno rye, buri wese. Murumva, tugiye tugenda gato gato, tugahera kuri Rubeni. Rubeni yari umwana w'imfura wa Yakobo. Murumva ukuntu se yamutatse, yamubwira ati, uri umwana w'ubuto bwanjye, uri umwana w'imbaraga zanjye, uri imfura yanjye. Ni ukuri Rubeni yari yarahawe privilege y'ubufura. Yari umwana w'imfura kandi yubashwe pe. Ariko nk'uko mwabyumvise, Rubeni yakoze amakosa. Rubeni yaryamanye n'umugore wa se. Murumva icyo ni icyaha gikomeye cyane. Yaryamanye n'umugore wa se, ariyo mpamvu se Yakobo yamubwiye ko atazigera abona ubutware. Bisobanuye ntabwo azigera abona ubutware, bisobanuye ko azahora ategekwa. Hari abantu bazahora bamutegeka, kuko muri personalite yiwe, mu myifato yiwe, atarakwiriye ubutware. Imana yari yamugize imfura ya Yakobo, kandi yari guhabwa umugisha mwinshi cyane, ariko kuko yakoze amahano, urumva ko yabonye igihano, ko
ubuzima bwe bwose azahora ategekwa n'abandi nubwo rwose ari imfura. Murumva ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje pe, ariko nuko bimeze. Urumva yakoze icyo kintu kimugirira konsekansi itari nziza muri kazoza kiwe, mbese biri n'abazamukomokaho bose. Murumva bene data, ni ukwitondera ibintu dukora kuri iyi si, ni ukwitondera imibereho yacu ya buri munsi, tugahora twisuzuma, tugahunga icyaha kugira ngo kitazatuzanira umuvumo. Icyaha kizanira umuvumo nyiracyo wagikoze nyine, kitazatuzanira umuvumo. Tugahora ducungana no guhora duhunga icyaha, nka kuri iyo umuntu ahunga inzoka tugahunga icyo icyaha, kuko icyaha nta kindi kizanira umuntu, icyaha kizanira nyiracyo umuvumo. Kandi n'ikibabaje sasa ntabwo bigarukira aho ngaho, kizanira umuvumo wayikoze, ariko gifite na konsekansi n'urubyaro, no ku rubyaro rw'umuntu bifite na konsekansi. Murumva ukuntu Rubeni byamugendekeye. Rubeni azahora ategekwa mu buzima bwe bwose, ariko n'abazamukomokaho nabwo ni uko, nta mugisha w'ubutware babonye nyine, mbese bimeze gutyo. Tugiye kwa Simeyoni na Levi. Simeyoni na Lewi sasa natangiye mvuga ko buri mwana wese atari afite umugisha umwe, ariko aho nibeshye, kuko Simeyoni na Lewi nibo babiri mu bavukanyi bari bafite ibintu bisa, barazwe ibintu bisa. Kuki twavuga ko barazwe ibintu bisa? Murumva ukuntu byagenze ko Simeyoni na Lewi uko bavukana ari babiri, bakoze amarorerwa nabo, bakoze amarorerwa uko ari babiri. Bihoreye mushiki wabo niba nibuka neza ngira ngo mushiki wabo yitwaga Dini. Bihoreye mushiki wabo wafashwe ku ngufu, baramwihorera. Kandi uwo mushiki wabo ufashwe ku ngufu, nk'abakurikiranye histoire uko ikurikirana, uwo muhungu wamufashe ku ngufu yaje kwirega kwa se Yakobo, arirega na papa wabo, arazana nawe agati umuhungu wacu mutubabarire, yakoze amarorerwa, yafashe umukobwa wanyu ku ngufu, ariko arashaka kumurongora, turashaka ko amurongora, ibintu bikajya mu buryo. Baremera rwose, Yakobo yaranabyemeye rwose, nta buryarya yarabifitemo. Ariko Simeyoni na Lewi baje guca inyuma, bica umuryango w'uwo musore wafashe ku ngufu umushiki wabo, barabica bose. Ubwo bwoko bwose barabwishe, bose barabishe, na nyina, abavukanyi, ture chose barabishe, babicana umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi. Mwabyumvise ntarinze kuvuga menshi ko Simeyoni na Lewi bakoze ibintu bimwe, bigira imigambi uko ari babiri bavukana. Simeyoni na Lewi bigira imigambi yo gukora ayo marorerwa, kandi niba mushiki wabo yari yafashwe ku ngufu, ariko ba nyene baje kwirega kandi bavuga ko bashaka kurongora uwo mukobwa wabo, bashaka ko umusore wabo amurongora. Musubiye n'inyuma, baranabategetse ko bagomba hari amategeko babahaye nayo barayakora kugira ngo babashe kwemerwa mu muryango wa Yakobo. Barayakoze pe, amategeko yose babahaye barayakoze, ariko Simeyoni na Lewi baciye inyuma bajya kwica uwo muryango wose, urahona.
n'ubwo bwoko bwose ndetse urabona rero kuri iyo mpamvu rero niyo mpamvu papa wabo Yakobo yarabavumye yavumye uburakari n'umujinya wabo urenze arawuvuma aravuga ati mwebwe nzabakura mu bana ba Yakobo urumva ko ni nkaho yabaciye urumva ko Simewoni na Lewi ntibazabana n'abandi bavukanyi babo papa wabo yarabasepaye aravuga ati muzagenda abatatanyiriza mu Bisirayeli urumva ko barangaye sinzi uko mu kinyarwanda bavuga ariko mu kirundi bavuga kwangara iyo uciye umuntu akangara mbese hakaba nk'ikintu kiri aho cyangaye mwibuke na ntuza na Gahini igihe yicaga murumuna wiwe murazi ibintu byabaye Gahini yarangaye nawe Imana yaramwangaje toka agenda ava muri uwo muryango wo kwa se na nyina arangara ajya kwangara la même chose byabaye kuri Simewoni na Lewi kuko bakoze icyaha cyo kwica n'ikibi cyane nk'uko Gahini yabikoze akangara agahanwa ni nako na Simewoni nawe igihano cyabo kimeze kumwe baciwe mu muryango wa papa wabo hanyuma barangara mbega bajya kure y'abavukanyi babo kuko bakoze amahano pe bica ubwoko bwari bwihannye ubwoko bwari bwasabye imbabazi ubwoko papa wabo yari yakiriye baca inyuma bajya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana murumva rero ko Simewoni na Lewi babonye part imwe babonye destin imwe mu bavukanyi babo bandi uko ari 10 n'undi rero yanyenteresheje ni uwitwa Yuda yahawe umugisha musesenguye neza mu kongera mugasoma cyangwa mukumviriza video Yuda yahawe umugisha w'imfura Rubeni mwibuke ko ari we yari imfuraga agahabwa ibihano kuko yakoze icyaha ntabwo umugisha w'upfura imigisha yiwe rero yaragiye ijya kuri Yuda kandi Yuda yari umwana wa 4 murumva ko Yuda yari umuntu mwiza Yuda yari umuhungu mwiza nkeka ko Yuda ari nawe wa wundi yanze ko bica Yosefu akamuvugira Yuda yari afite urukundo Yuda yari afite ikintu cyiza muri we urumva Yuda yahawe umugisha wa Rubeni papa wiwe Yakobo yarambwiye ati bene so bazakwikubita imbere bazagushima uhawe inkoni y'ubutware uhawe inkoni y'ubwami kugeza igihe nyeneyo azazira urumva ko yavugaga Yesu mwibuke ko mu ijambo ry'Imana mu byahishuwe havugwa ngo intare yo mu muryango wa Yuda yari kugomba kuza gusova isi abo mu isi intare yo mu muryango wa Yuda ni Yesu urumva kandi Yesu yakomotse mu muryango wa Yuda murumva iyi destin Yuda yabonye ni akaruhore haleluya Yuda yahawe imigisha myiza cyane kandi mu bwoko bwa Yuda niho Yesu yakomotse yahawe inkoni y'ubutware ahabwa inkoni y'ubwami kugeza igihe Yesu aze kwifatira ni ibintu by'agatangaza pe ni ibintu biteye ubwuzu kandi by'ukuri arabikwiriye Yuda yari umuntu mwiza Yuda yari umuntu mwiza
musubiye inyuma mukabisoma mwakumva ukuntu Yuda yari umuntu mwiza kandi ibyo bintu byiza yahawe abikwiriye pe. Ni ukuri ntabwo Imana irobanura ku butoni nk'uko duhora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ntabwo irobanura ku butoni. Imana ihemba buri wese ikurikije imyifatire ye. Ntabwo ireba uburebure ngo umuntu ni muremure, ntabwo ireba ngo ni mugufi, ntabwo ireba ngo umuntu ni inzobe arirabura cyangwa ngo afite amafaranga. Ibyo byose ko ariyo yabitanze. Imana ireba ikiri ku mutima, ireba ukuntu umuntu yitwara, ikamuhemba, ikamuha n'imigisha ikurikije ibikorwa bye byiza. N'uwundi agahanwa akurikije ibikorwa bye bibi. Ni uko nguko Imana ikora. Niyo mpamvu mwumva bavuga ngo Imana ntabwo irobanura ku butoni. Ntabwo irobanura ku butoni. Nuko bimeze murimo kubyiyumvira no muri iki gisoma cya ntuza cyo mu Itangiriro 49. Ukuntu Yakobo yarimo guhezagira abahungu be ababwira akazoza kabo. Intare yo mu muryango wa Yuda. Urumva Yuda yabonye ibintu byiza cyane. N'abandi barahezagiwe, ariko noneho haza n'undi wahezagiwe byo birenze urugero, birenze igipimo. Nk'uko twarimo kubisoma mubyumva, uwitwa Yozefu mu bisoma mwumva ukuntu yahezagiwe. Musubiremo muri video mwumve. Yozefu yahezagiwe, donc Yozefu yahawe imigisha. Papa we Yakobo yamuhaye imigisha irenze iye ubwe. Amuhesha imigisha irenze ya se wamubyaye Isaka. Amuhesha imigisha irenze iya Aburahamu sogokuruza wiwe. Mwumva ko Aburahamu muri yazi ko yabyaye Isaka akabyara Yozefu, yakabyara abambe Yakobo ari we wabyaye abana 12 b'abahungu. Arimo kubahesha imigisha. Murumva ukuntu Yozefu yahawe imigisha. Yozefu yahawe imigisha yose ishobora kubaho, y'ikuzimu yo hejuru tu. Mwumva ukuntu yabidekriviye Yakobo. Yahawe umugisha nk'uko yakundaga Yozefu mu mutima wiwe. Yaramukundaga ku buryo yamwifurije ibyiza byose bibaho, yamwifurije imigisha papa wiwe atahawe, yamwifurije imigisha atigeze ahabwa, yamwifurije imigisha sogokuru we Aburahamu atigeze ahabwa, yamwifurije imigisha yose ishoboka kubaho, yose yamwirunze ku mutwe yose. Haleluya, haleluya. Amwifuriza imigisha irenze yaheshejwe na se na sokuru. Ngo uko yamudekriviye ngo Yozefu ni ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Murumva? Ngo Yozefu niwe mutware wa bene se. Mwumva? Yozefu niwe mutware wa bene se. Nk'uko yabasovye akabasova bagiye kwicwa n'inzara kandi baramuhemukiye. Niwe yabaye n'umutware wa bene se. Niwe mutware wa bene se nyine. Uko mubyumva. Mwibuka ko Yuda yahawe ubutware, inkoni y'ubutware, inkoni y'ubwami, ariko byari ibindi by'ubundi bwoko byiza cyane, kuko Yesu yavuye mu muryango. Ariko Yozefu we yahawe ubutware, donc yahawe ubutware bwa bene se bose. Ahabwa imigisha itigeze ihabwa se, itigeze ihabwa sogokuru wiwe, itigeze ihabwa sogokuruza wiwe Aburahamu. Murumva ni ibintu birenze top.
haleluya haleluya. Kandi mu by'ukuri yozefu iyo migisha yahawe arayikwiriye, nawe arayikwiriye. Mwibuke ukuntu yubashye Imana, mwibuke ukuntu yirinze akirinda kuri wa mugore wa Potifari, akirinda. Mbese ibyo yozefu yakoze biranarenze, yubashye Imana ku buryo nawe Imana yamwubahishije. Kandi no kugeza muri iyi generasiyo yacu, muri iki kinjana turimo, turacyavuga ibyiza bya yozefu, turacyamureberaho urugero, turacyamureberaho example, ukuntu yubashye Imana. Turacyamureberaho example, ukuntu Imana yamugize umutware, ikamugira umutware ku cyegera cy'umwami, ikamugira umutware muri prison kandi yitwagwa ko afunzwe, ikanamugira n'icyegera cy'umwami arafin. Irangije imuha imigisha yose na Abraham atigeze ahabwa. Haleluya. Byose byamurunze ku mutwe. Haleluya. Nukuri ni ibintu biteye ubwuzu. Yozefu yari afite igikundiro kuri se, Yozefu yari afite igikundiro ku Mana, Yozefu afite igikundiro no kuri ku magenerasiyo yadutambutseho yagiye, no kuri iyi generasiyo turimo, no kuri generasiyo izaza, no kuri generasiyo izaza. Mbese yozefu ni uw'ibihe byose. Murumva icyo cyubahiro kitamukwiriye. Abantu bose bazamureberaho urugero, ukuntu yirinze, ukuntu yubashye Imana. Muribuka ukuntu umugore wa Potifari ashika kumushyira mu cyaha, akavuga ati ni gute nahemukira Imana yanjye. Murumva icyo kintu, icyaha cyitugatutse ku muryango wiwe, akabwira uwo mudamu ati ni gute nakubaha ukaguhemukira Imana. Icyo kintu ninde muntu uba kuri iyi si wakibutse? Icyaha kimuje imbere, akavuga ngo akirinda. Mwibuke ko kwirinda ari imwe mu byamwa bya Mwuka Wera, ngo kwirinda. Yari afite icyo cyamwa cya Saint Esprit cyo kwirinda. Ati ni gute nahemukira Imana. Muvandimwe wowe undeba, mwene data ukunda ijambo ry'Imana wowe undeba, buri gihe igishuko cyose, buri gihe tentation ikuje imbere, buri gihe ushaka kugwa mu gishuko, uzajye wibuka Yozefu, uzajye wibuka ukuntu yavuze ati ni gute nakora kino cyaha, ni gute nakubahuka gukora kino cyaha nkahemukira Imana yanjye. Haleluya. Icyo kintu jyewe nawe kitubera isomo, Yozefu yakundaga Imana, yanatinyaga n'Imana, yatinyaga Imana. Ngo gutinya Imana ngo niyo tangiriro ngo y'iki? Gutinya Imana niyo tangiriro y'ubuhanga. La peur de Dieu est le commencement de la sagesse, nuko bivuga mu Gifaransa. Gutinya Imana niryo tangiriro ry'ubuhanga. Yanze gukora icyaha ko yatinyaga Imana, yanze guhemukira Imana ye. Niyo mpamvu Imana ye yamuhaye imigisha irundanye ikarundana. Bene data, nimuzajya mugenda hano hanze mukabona abantu bahezagiwe, mukabona abantu bafite igikundiro, mukabona abantu bahezagiwe, nta kindi nuko hari ikintu bakoze cyashimishije Imana, nuko hari ikintu ababyeyi b'uwo muntu bakoze cyashimishije Imana. Mwibuke ko imigisha ikurikirana ku bana bacu, n'imivumo igakurikirana ku bana bacu nabo n'abadukomokaho.
n'ibintu rero nuko nguko bimeze. Nizere ko mufashijwe na rino jambo. Ni ukuri rino jambo riramfashije nanjye kandi riranyubatse pe. Ko muri aba bana 12 ba Yakobo, buri muntu wese yamubwiye destin akurikije imyifatire yiwe. Ntihawe destin akurikije, no, bahawe destin ubirebye ubisesenguye bakurikije imyitwarire ukuntu bitwaraga, comportement zabo, personalite zabo, nizo zabahesheje imigisha, nizo zabahesheje n'imivumo. No kuri iki gihe cya none, muri generation ya none nuko bimeze. Imyitwarire yawe nizaguhesha imigisha, imyitwarire yawe nizaguhesha imivumo. Mbivuge gutyo uko nuko bimeze. Reka dutinye Imana nkuko Yosefu yatinyaga Imana. Reka twubahe Imana. Il n'est jamais trop tard. Ntago igihe kirarengerana. Mu gihe ugihumeka mwene data, jyewe nawe mu gihe ugihumeka nkaba ngihumeka, mfite amahirwe yo kongera gusubiramo, mfite amahirwe yo kwicuza, mfite amahirwe yo kongera gusubira ubundi bushya, nkikiranura n'Imana yanjye. Mfite amahirwe, nawe ufite amahirwe. Mu gihe cyose dugihumeka dufite amahirwe yo kwicuza, dufite amahirwe yo kongera kugira ibintu bishasha, yo kongera kuba abandi bantu bashyashya Imana yishimiye, yo kongera kwikiranura n'Imana, hanyuma Imana nayo ikaduha favor. Imana ikaduha favor. Haleluya. Mwene data wundeba, wikiranure n'Imana yawe kugira ngo Imana iguhe favor. Wikiranure n'Imana yawe kugira ngo Imana iguhezagire n'urubyaro rwawe n'abazagukomokaho bose. Jyewe nawe iryo jambo ridufashe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Tuzongera dusubire. Uwiteka nabimperaho uruhusha. Muhezagirwe. Shalom.